Reka ngushimire wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, njyewe ndi Safi. Mbere na mbere reka twumve cyangwa se dukurikire ijambo ry'abaperezida babiri mu by'ukuri barimo baganira cyangwa se bageza ikiganiro ku banyagihugu babo. Mbere na mbere rero, mbere y'uko dukomezanya, kora subscribe, ukande like, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizakugereho mu ba mbere. Icyo nkubwira cyo rero, hano uraza kumvira byinshi byiza kandi byinshi byagufasha. Reka nanone tumare abanyarwanda amatsiko ku batekerezaga ko igihugu cy'u Rwanda na Tanzania bidafitanye umubano mwiza cyangwa se bishobora kuzagira cyangwa se guhurira mu gatotsi cyangwa se ntibibane neza, aho bamwe bari batangiye gutekereza bati Uburundi kimwe mu bihugu bizifashishwa, Tanzania nayo irimo, ariko ahangaha impaka zacitse kuko byagiye bisobanuka cyane. Tugiye kumva ijambo rya nyakubahwa President Madamu Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania. Nyuma turaza gukurikira ijambo rya nyakubahwa His Excellency President Paul Kagame, perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Turaza gukurikirana ibiganiro byabo mu buryo bwimbitse. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo iki kiganiro buri wese aze kucyumva. Ariko nanone ni akababaro ku Barundi cyangwa se ni agahinda ku Barundi, kuko iki kiganiro cyavugiwemo byinshi bijyanye n'umutekano, ubufatanye bw'ibihugu byombi mu mutekano, ubufatanye bw'ibihugu byombi mu iterambere rya buri gihugu, ubufatanye mu bucuruzi, buri kimwe cyose, ingingo zose zaje kuvugwaho rwose. Turaza kubyumva byose ni muri iki kiganiro. Turaza kugenda dutanga umwanya muto muto, tugende twumva ibyo abayobozi b'ibihugu bagiye bavuga ku giti cyabo. Icyo ngusaba rero wowe ni ukudascrollinga cyangwa se ngo iyi video uyiveho utumvishe mu by'ukuri ijambo nyamukuru nyakubahwa Perezida Madamu Samia Suluhu Hassan yakoresheje cyangwa se yavuze ubwo yakiraga Perezida Paul Kagame. Ntucikwe kandi uraza kumva icyo Perezida Paul Kagame nawe yabivuzeho, aho rwose bavugaga bashize amanga, kuko nk'uko Madame Samia Suluhu Hassan yabivuze, ntabwo u Rwanda na Tanzania ari ubu bigiye kubana cyangwa se umubano wabyo si uwa none. Yagize ati umubano wacu n'igihugu cy'u Rwanda si twe twawushyizeho, ahubwo washyizweho n'abakurambere, twaje tuwusanga, niyo mpamvu dukwiye kuwusigasira, ubundi tukabana neza, tugacuruza, tugatera imbere, umutekano ukajya mbere. Ibyo byose ni amagambo yavuze. Rero reka dutege amatwi dukurikire, hanyuma turaza gukurikirana nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kora subscribe, like, share na comment hano kuri Cagonzuri. Nyabuna mujye mumenya guhitamo neza, mujye muhitamo channel nk'izi ngizi zibagezaho ibiganiro nk'ibi. Ciao ciao, ikiganiro ni mu kanya.